inshuti zacu bavandimwe abo Birimo TV twongeye twaje nakagaruka twari babwiye umuvandimwe Isaac yongeye yadusuye kandi yaranisanga. Bwana Isaac, mwiriwe neza? Mwiriwe. Abaduteza amatwi, abatureba ku manywa na nijoro, abantu bavuze bati twe turiyandikisha kwicano icano y'ubwenge, duha ibintu by'ubwenge turemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tuzayikurikirana iteka. Aho bafitiye gaseke kimwe uyu mugoroba. Urakoze cyane Boringo kongera kumpa ikaze muri studio abo Birimo. Uduseke two ni twinshi ariko uri busabe ko nabapfundurira kubera yuko ngiye mbanzanye twinshi kubera yuko burya ngo nta utinda dahambira. Nanjye rero narahambiriye. Warakoze cyane. Urakoze Bwana Isaac, nkuko wari unabimvugiye neza. Nanjye muri kumwe na Boringo, cyakora uyu munsi ntabwo nashatse kugaragara. Murumva ijwi ryanjye naryo abari bari kumbuye, ndabashuhuje, ndizera ko muri kumva ari turika neza, numva kandi ninazaraza nabyo mubimbwirwa munahita mumenya n'ikibura. Ubu ni amagi ababoroye inkoko bazadukoremo. Ariko bavuga ko inkoko, korora inkoko ari nko gucirira umwanda. Wowe waba ukunda ibintu bimeze nk'inkoko nubwo ngo n'abajya aryoha? Inkoko ni itungo rigufi kandi ryiza, ntabwo rero warihuza n'umwanda kuko umwanda we ni ikindi ndetse kibi cyane kinagayitse. Ntabwo rero wabigereranya n'inkoko. Ukivuga hari inkoko ziratotora. Hari amatotori, bamwe bayita amatotora abandi bakayita amatotwe, n'andi mazina yose mabi ku buryo uvuga uti ibi ntabyo. Cyangwa umwanda w'inkoko. Cyangwa umwanda w'inkoko none. Hari abanyarwanda n'abahanga cyane baritegereje bavuga ngo isuku igira isoko n'amata agira gitereko. Amata agira gitereka. Undi we rwose ashyiramo ubwenge avuga ngo n'umwanda ugira akazu. Umwanda ugira akazu. Ni ukuvuga ko umwanda ari ikintu gisa n'icyokama mu bwoko, niba nyoko cyangwa so ukaba umurage se. Ukaba nk'umurage. Iyo wavutse rero, iyo wavukiye mu mwanda kugira ngo uzakarabuke uraka unyarwaza ngo akabaye icwende ntigaca. Ngo ni kogara. Ese ni koga cyangwa nigaca? Akabaye icwende ntikoga niko babivuga. Ariko niyo koze ntigaca. Ngo niyo gakeye ntigashira umunuko. Amaye. Ubwa biro byumvise se? Urumva ubutanga. Ni hafi aho ngaho ariko reka rero ko uyu mugoroba ufatanye n'abavandimwe bacu utuganire ku isuku cyane, by'umwihariko nk'umurezi, cyane ko uyu muyoboro wacu umuyoboro twashyizeho twaremeye kunyuzamo ibitekerezo by'ubwenge cyane bijyanye n'iby'uburezi. Ese hari aho uburezi bwabuhuriye n'iyo suku twavugaga, cyangwa akaba ari ka kazu kagira tubudufashe twinjizemo neza mu kintu kijyanye n'isuku, cyane duhere ku mubiri, yenda turajya twinjira no ku zindi nguni z'ubuzima. Urakoze cyane Boringo. Isuku urakoze no gukomeza ku isuku nka kamwe mu duseke twinshi, kuko buriya nanjye ndi mu bantu bafuhira isuku, kuko isuku ni isoko y'ubuzima. Niyo mpamvu rero iyo umuntu avuze ku isuku amatwi yanjye akangukira kumva icyo kintu, kandi nkacyumvira kuri degere ngomba kucyumviraho, kubera ko ntago nakirengagiza cyane, kandi n'undi wese muri rusange. Isuku rero nsabye ko tuganiraho, ndabanza sobanura isuku uko nyumva kandi bidatandukanye cyane n'ubundi nuko iri. Isuku ngewe nyisobanura nk'ibikorwa byose bigamije kubungabunga ubuzima ndetse no gutuma ibintu cyangwa se abantu baba beza. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa byose biganisha ku buzima umuntu akora, ibyo byose biraza bikagira isuku. Urakoze cyane nuko mbyumva. Hanyuma waravuze ati duhere ku mubiri. Umuntu akwiye kuba agira isuku ku mubiri nyine akagaragara neza. Yego. Ariko isuku ubwo irazira mu gukaraba, umuntu akarabe amazi meza n'isabune. Hanyuma kandi yiyogosheshe. Yego. Aca inzara. Yego.
kubona ko hari abantu batereka inzara ugasanga inzara zabaye nk'iz'igisiga kandi burya ibisiga byo burya bibamo n'amoko ariko nimvuze igisiga muri rusange kandi burya inzara zibika umwanda iyo zamaze kubika wa mwanda rero ushobora kujya gukaraba ntunakarabe neza ngo wa mwanda ushiremo wajya gutamira ugatamira mikorobe kandi iyo zigeze mu mubiri ikibazo kiravuka uvuye rero ku guca inzara burya abantu bakeneye nyine no kwiyogoshesha bakeneye kwiyogoshesha kuko hari igihe umuntu usanga yarateretse ubwanwa no muri ukabona asa nabi rwose nta wenda tutakomye kubatereka ubwanwa ariko niba umuntu anabuteretse yakwiye kubutereka ariko ukabona ko bufite n'isuku yego rwose hanyuma akwiye kuba nyine yafuze imyenda kandi akayanika ahantu ku mirasire y'izuba ku buryo yambara imyenda ifuze kandi yumye neza byaba byiza kurutaho ikaba iteye n'ipasi icyo gihe rwose bene uwo muntu usanga anagaragara neza nayimereye ku mubiri no ku myambaro muri rusange ariko gato se ujye ukivuga ku mubiri wagira ngo yego hari nk'igice kimwe cy'abantu wenda kwibasira hari nk'abantu bose bazira nko kwiyogoshesha cyane cyane nk'ubwanwa by'umwihariko ugasanga ubwanwa ni igice ntakorwaho babutereka rwose cyangwa kikamanuka ikiroso cyangwa ari ikiroso kigahinduka ikiroso kikaba ikiroso ugasanga kari kiramubereye arakiyumvamo yagira ati dayeri nta n'umugabo ahubwo udatereka ubwanwa udafite ubwanwa ibyo bintu ntabwo bifite kuntu byakumvikana mu wenda mu gihe utateguye ni ubwanwa ki bugomba kogoshwa cyangwa hari abakwiye kubutereka se nta nubwo njye mvuga ubwanwa gusa ahubwo bukwiye kuba bujyana n'umusatsi cyangwa se n'ibyo byose nyine bijyanye n'ubwoya rimwe na rimwe budafite n'igisobanuro hari umuntu koko uberwa n'umusatsi ariko uko wabera umuntu kose akwiye kuba yiyogoshesha nyine kandi akawushyira kuri gahunda kuko hari igihe umuntu asanga imisatsi nayo yarataye forume ugasanga nabyo ni ikibazo hanyuma wa wundi utereka ubwanwa nawe akwiye kubutereka ariko mu buryo bufite igisobanuro kuko ntabwo umuntu yatereka ubwanwa kuva avutse kugera ageze imyaka runaka ngo ni uko ngo hari yenda bamubwiye yuko ngo gutereka ubwanwa ari wenda ari ihame gutereka ubwanwa ushobora kuba ufite ubwanwa ariko buri kuri gahunda wabukoreye n'isuku ku buryo n'ukureba kuko abona ukeye abona yuko ufite isuku ibyo numva nta kibazo kibirimo ariko hari n'ubutereka ariko ukabona burajagaraye mu yandi magambo ukabona nabyo ntabwo ari byiza ukabona ubwanwa ni nk'ubw'akagi nabwo wabwibazaho ukabona ntabwo ari sawa hanyuma uvuze ku byo kwiyogoshesha yenda hari waba uri kuvugira ku bagabo gusa cyangwa ku bwawe ubona umugore asukuye neza yiyogoshesheje yenda nk'uko wabigenje niba byageze ibi byanjye byo wenda buriya rero kubera ko ntabwo muri kamere nkunda umusatsi kuko ibyo muri bibiri bijya kurangira rwose numva mbangamiwe ahari ni imiterere y'umuntu buri wese aba afite uko ateye ntabwo rero wenda hari najya kuveba n'abashobora kugira umusatsi runaka basigaho uri ku rwego runaka ariko umuntu ashobora kuba afite umusatsi ariko nibyo navuze nyine ukaba uri kuri gahunda akaba yashokoje wenda akaba yasizemo utuvuta naho atambutse ukabona koko yabyitayeho atari wenda gusa byo kuwureka ngo ugende usanga umuntu yarahirimbiye kandi umusatsi burya nawo ukenera isuku hanyuma waravuze ngo wenda ku bijyanye n'ababyeyi abamama rusange urabona ko niyo kaba ari akana gatoya abantu basirimutse hari igihe bagasuka bakagasokoza bakakagira gute mbese ukabona ko umusatsi ku gitsina gore n'irindi banga ariko wavuze ko ujya kwiyogoshesha numva yenduwe bivuze muri rusange burya umusatsi ku bagore n'abakobwa rimwe na rimwe cyangwa se kenshi ubona ari n'ubwiza bwabo kuko ubonye umukobwa uharanguye nawe hari igihe ubona iyo umwitegereje usanga akwiye kuba atandukanye n'umusore cyangwa se n'umuhungu ariko uko byamera kose uko batereka umusatsi ntibawutereka ariko ufite n'isuku nyine ubone bawuhaye icyerekezo ubone ko bawitayeho hanyuma ku bahungu bo ntago nemeranywa n'umuhungu utereka umusatsi nubwo hari ababikunda rimwe na rimwe basanga banadefirije ariko burya mbona atari ibyo mbabona ariko mbona atari iby'abahungu nubwo nyine babikora ariko ntabwo ngiye mbishima nubwo buri wese afite ibyo ashima n'ibyo akunda ariko
tukiga amashuri abanza hari injangwe cyangwa urupusi ruhuku yagize gutya ijya kwiba ibirunge irangije bayica umurizo. Icyo gitekerezo bagisomye niba ari umugani niba ari igitekerezo ntumbaze ushaka kuba nawe waragisomye cyangwa ukagisomerwa. Hanyuma maze kuyikata umurizo rero irataha iteranya ikoresha inama y'izindi njangwe iti igihe urabona umurizo ni ikibazo urabangamye. Iyo umuntu agiye kwishakira kwifatira nk'inyoni umurizo urizunguza inyoni zikaba ziragurutse ukabwirira. None mureke dore njye nabikemuye mwese muze mberekana umucira imirizo yanyu urumva twese tumere kimwe tujya kwihigira ibintu ari amahoro. Tumwe mu dupusi cyangwa mu tujangwe duto tumva ni inama nziza kugira ngo twitwe n'inzara buryo wabura umurizo nta rugingo birimo bidasanzwe. Ikindi gipusi cy'ubwenge ngo cyishisho twakumenyesha twakuvumbuye wagira ngo twese tumere nkawe kandi inda yawe mbi niyo yatumye baguca umurizo natwe wagira ngo tumere nkawe. Genda basoje kubatera ngo ubwenge bwari bwiza iyo utamenywa na bose. Hanyuma nawe urabona kurwara ruhande uvuze uti njye sinkunda umusatsi ni nako kuri ko rwose urabona niyogosheshe ubona ubu umusore mwiza w'injigitira umeze neza ukeye rwose ariko hakaba n'undi ukunda. None se wagira ngo abantu bakunda ibyo ukunda yenda ni ntabwo urakoze ntabwo abantu bose ngiye kubagira jewe ariko n'uwo nguwo utereka umusatsi ntawe utereka kuri gahunda nyine nuwureba ubone ko yawuhaye umwanya yawitayeho ariko kandi umusatsi ntujye no gufata umwanya w'ibindi bikorwa kubera yuko umusatsi ubundi yavamo iki cyane cyane nko ku basore nibo nivugiraga hari nyine ku ruhande rw'abadamu n'abakobwa ni n'ubwiza bwabo ariko se nk'umusore ujya gufata umwanya wo kudefiriza no gusokoza no gusiga amavuta mu musatsi rimwe na rimwe wari umwanya wo kujya gukora iyindi mirimo ugasanga indi mirimo yahanyungwa akarijwe urumva atari ikibazo. Yakagombye rwose kuba yiyogoshesha hanyuma agakaraba mu mutwe agasigamo utuvuta akavuduka akajya mu mirimo kuko burya umusore w'umugabo arangwa n'ibikorwa no gukora. Ngo n'ubwiza bw'umugabo ni ikofi abo basigaye banabivuga ngo umusore udafite amafaranga ngo akundwa na nyina. Urumva rero amafaranga ubwo nayamarira mu kwidefiriza ugomba ngo iki ngo nurabyumva wowe umugani niba ari umugani niba ari imvugo y'ubu ngo umusore udafite amafaranga aba ari inshuti ya nyina gusa. Abasore baduteze amatwi nibashaka ari nko gutukana bagerageze basesenguriye imvugo niba ariyo simbizi ariko unabihuje ushobora gusanga bijya kwegerana kuko umusore se udakora nyine ahubwo agatinda ku misatsi no gutobora amatwi urumva we uzamuye kandi kantu yenda tuzavugaho ubutaha by'abakobwa bubu nabo babaye inkunda bintu aho gukunda abantu. Mu gifaransa ijambo bakoresha rya materialisme cyangwa materialiste ugasanga umuntu pe mbere yuko akubaza ngo witwa nde akubaza icyo utunze akubaza famiye we akubaza famiye yawe ukomokamo akubaza niba uparitse ko ntacyo zirihe ko ntacyo ijambo gifaransa mu kinyarwanda twagize ni kona cyangwa ni contact imfunguzo z'imodoka ugasanga nicyo kiraje umuntu ishinga. Yenda reka twikomeze ku nsanganyamatsiko none ariko n'ubintu by'ubu bwa materialiste byo gushaka gukunda ibintu kurusha abantu tuzakivugaho ariko nongeye nishimira ababyeyi abamama bakomeza kwikundira abana babo bakinnye cyangwa bakize mu gihe abakobwa babateye idushoka nta kundi. Hanyuma ku isuku waba ugeze ku mubiri rero yego ndagira ngo uduhurize isuku iri ku mubiri n'uburezi. Isuku n'uburezi bifitanye isano ndetse ya bugufi kubera yuko burya uburezi turabizi ko uburere butangirira mu umwana agisamwa. Bivuze ko niba umubyeyi utwite akwiye kuba agira isuku kugira ngo azabyare umwana usukuye. Yego ni kuryo umuntu yabivuga. No kuvuga ko niba ndi umumama nkaba nzi neza ko nasamye kuva icyo gihe nkwiye kuba ngira isuku itandukanye niyo nari nsanzwe ngira. Isuku ikagaragarira ku mubiri, ikagaragarira ku myambaro, ikagaragarira mu biribwa,
ikagaragarira mu magambo mvuga, ikagaragarira mu byo numva, kuko byanze bikunze biba biri gufasha wa mwana kugira ngo azavuke ari smart. Yego. Iyo ubwo uburezi wenda ubwo reka ubwo umwana arasamwe, urumva muri urwo rugendo rw'amezi 9 kugira ngo avuke, umuryango urasabwa kuba ufite isuku. Ubwo aho umubyeyi aryama, buri kimwe cyose, buri gikorwa cyose bagikorera. Yego. Umwana nakimara kuvuka, niyo mpamvu ubona ababyeyi bitegura, agategura za kigoma, agategura za beriso, byose bigomba kuba bisobanutse, bifite isuku, kugira ngo wa mwana azakirirwa ahantu hagize gute, hasukuye, hameze neza, umwuka humeka, icyumba azaryamishwamo, ibyo byose bikaba biri kuri gahunda. Ibyo rero biramuherekeza akagenda kugera kuri ya myaka ajya gutangira ishuri. Cyane cyane wenda ndibuze kwihuta ngere umwana ageze ku ishuri. Ariko muri cya gihe cyose ari mu rugo, ubwo ataragera ku ishuri, birumvikana muri ya myaka akwiye kuba ari wa mwana nyine witaweho, kandi buri kimwe cyose akozeho kikwiye kuba gifite isuku kandi ihagije, kandi ndetse yuzuye, akanabitoza, kubera ko n'umubiri we uba cyoroshye, ubasha kwakira amamikorobe ku buryo atarinzwe muri cya gihe cy'imyaka ya mbere cyangwa se ikiri mikeya yo hasi, ashobora guhura n'indwara zishobora kuba na koronike ku buzima bwe. Reka rero nihute wenda ngere ku ishuri. Umwana ageze ku ishuri rero, umwana niba ageze ku ishuri yarabyirukiye hantu hari isuku mu buryo bwose, muri buri nguni yose, n'ubundi akwiye kugera ku ishuri agakomereza muri wa mujyo. Ubona ko uyu mwana yatangiye ishuri igihe kinini akimara ku ishuri. Niba akimara ku ishuri rero, aho hantu amara amasaha menshi y'umunsi, hagakwiye kuba n'ubundi yageze gute, hari ubuzima. Hari abiga baba mu bigo, hari abiga bataha, ariko haba ku ishuri haba no mu rugo, agomba kuba umwana agaragaza isuku ndetse ayisanga hariho hose kugira ngo bimufashe. Bandi rero biga bataha, akwiye nyine kuba yasize isuku ndetse n'ibikoresho bye bifite isuku, kugira ngo binamutegurire kuza kwiga neza. Nagera ku ishuri rero hari aho yicara, wenda duhera aho yicara. Rwose umwana akwiye kuba yicara ku ntebe ifite isuku kandi isa neza, nta vumbi, nta mucafu, aho ari buze gukinira hagakwiye kuba hatari akajagari, ku buryo niba ari ikibuga nyine ni ikibuga, burya hari ibiranga ikibuga. Niba ikibuga giteyemo ibyatsi, bikwiye kuba ari ibyo byatsi nyine kandi byagenewe icyo kibuga. Ntusange pasiparume wenda niba arizo bahisemo gutera mu kibuga zivanze n'urwiri cyangwa se zirimo kimari, ku buryo ushobora kuba watekereza ko abana yenda bari gukinira mu murima, kuko ikibuga n'umurima biratandukanye. Iyo ugiye noneho wenda reka nihute negere nakunze gukora mu bigo bya segonderi, ndetse abana baba mu bigo, hari inguni abanyeshuri bakunda gukoreramo. Reka wenda tujye nko mu bwiherero. Ubwiherero buriya hari ukuntu abantu babufata nk'aho ari ahantu hazira, bakahafata nk'ahantu ari inyuma y'ahandi hantu, ariko buriya hariya hantu ni aho kubahwa cyane, kubera ko buriya hamenya n'ubwambure bw'abantu bose. Ushobora kubana n'umuntu mugabo uramuhura mugize gute yambaye neza, ariko mukaba muziranye gutyo gusa, ariko ubwiherero bwo buragenda bukamenya n'ubwambure bw'umuntu, n'ibyo abantu bambariyeho. Ni icyo ngicyo navugaga. Aho hantu rero hamenya n'ibyo umuntu yambariyeho, ntabwo ari aho kuneguzwa izuru cyangwa ngo wafate nk'ahantu haciriritse hadafite agaciro, naho agaciro cyane. Birababaza rero iyo ugiye kubona ukabona muri muri hantu nyine bakorera isuku muri ubwo buryo, nta gaciro hahawe, ugasanga ibitagangurirwa byaritse mu nguni, cyangwa se n'ugiye kuhasaba iyo serivisi ahasize rwose ubona ari ibitangaza bihari. Mu by'ukuri birababaza cyane, ahubwo ntekereza ko kandi nako kuri yagakwiye kuhasiga isuku iruta niyo yahasanze. Ariko umuntu aragiye hasanze umwanda,
ndetse yongeyeho n'undi mwanda ku buryo nk'uri buze nko ku nshuro ya 5 urajya ugasanga ikibazo cyamaze kuvuka. Ibyo bintu ntabwo ari umuco mwiza, ahubwo nk'uko dutozwa isuku, nk'uko umuntu yumva yaryama ahantu hameze neza, hashashe, hari isuku, hari umwuka mwiza, yagakwiye no gutekereza yuko ahantu naho agiye kwicara mu minota runaka akwiye kwicara wenda ku buryo bibaye ngombwa yakwicara no gusoma n'igitabo kubera ko hari umwuka mwiza umufasha kuba yanahatinda. Ariko umuntu arajya muri toilette ugasanga yifashe ku mazuru, asohotsemo yifashe ku mazuru, kandi nta n'icyo ari guteganya gukora kirenze cyahasanze. Ni mu by'ukuri usanga ari ikibazo kandi kinakomeye. Wenda mbaye ngarukiye kuri iyo ngingo, ariko ukivuga ibyo hari iyo mvugo twanayivuzeho, twanakomojeho mu kanya gashize yuko isuku igira isoko n'amata akagira gitereka. Icyatuguye ariko tunumva twavuze yuko ngo umwanda ugira akazu, twongeraho ijambo rero rikomeye ryo risa n'irisesereza hari twavuze ngo akabaye twende ntikoga, ngo niyo koze y'amasuku wavugaga ngo ntigajya, yewe ngo niyo gakeye noneho karakomeza ntigashira umunuko. Si ibyo bintu niba ari uko bimeze, kugira ngo twaharira abanyesuka bakagira amasuku yabo, ka kazu kakaba mu kazu kako, ukwirwa tuvanga ibintu n'ibitavanga, kuko hari no gufata umwanya wo kubyigisha niko ari uguta igihe. Oya Boringo, burya ibintu byinshi birigwa. Yego. N'isuku rero iratozwa. Isuku iratozwa kuko wenda ntabwo turi bakuru cyane, ariko ibyo byose tugenda ahantu hagiye hatandukanye. Iyo ugeze nko mu mujyi wa Kigali, cyangwa se reka tube no mu mujyi wa Kigali wo wamaze kugera no ku rundi rwego kuko n'amahanga nayo hari uburyo awuvugaho. Ariko twigire mu miryango imwe n'imwe, hari ahantu rwose ugera ubwaho hakakwakirana ubwuzu ku buryo nubwo ntacyo bavuga, burya ngo irya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba, ariko ibyo ubonye ugahita uvuga ati uvurema uyu muryango nabonye. Hari ahandi ugera rero ugasanga ni ibitangaza byigendera. Kuvuga ibitangaza byigendera sinzi uburyo ndabisobanuramo, ariko hari urugo usanga rufite isuku mu nguni zose. Hari uburyo isuku ikurembuza ukigera ku mbuga, ugasanga imbuga iraharuye, atari uko wenda hari n'inyubako zidasanzwe, cyangwa se atari uko abantu ari abakire, ugasanga wenda umuntu n'umukecuru, ariko utuntu turi kuri gahunda. Umuharuro urakubuye, ugasanga niba ugeze muri salo ugasanga utuntu turi kuri gahunda, ugasanga ibintu mbese ukabona ibintu bimeze neza. Ariko ukivuga ibyo, yego, hari ahantu nagiye, umuntu atonora umuneke, hari umuneke munini w'igitoki twita gros monchel, ni abandi niko bayita, ngo ni gros monchel. Atonora rwose igishishwa ajugunya nk'iriya, hacamo kabiri arampereza, ndamubwira ntoya wangana gute, nge ntabwo byavamo, ntabwo umuneke nanyuriyeho. Arambwira ati byihurira ubwo ngubwo urahazi. Suko nari ntawe ukeneye mu by'ukuri, ariko numvaga nagombye kuba nakarabye, yego, cyangwa se naba ntanakarabye, nkafatisha ukuntu nkurira mu gishishwa cyawo, nkufashe ku buryo nta bintu zihurira nawe. Ariko abandi rwose ni mu modoka y'ugenda, ubona umuntu aguze umuneke cyangwa aguze n'ikindi, ukabona agiye acamo, awufata hacamo, aheruka gukaraba yenda avuye mu rugo, avuga uti wowe ubwo nuko uhazi, udashaka kurya ubwo urahazi, ibyo gukaraba se n'ibiki. Ntabwo n'isuku bakabihuza n'ibyo ngibyo, ntibijyanye n'umurengo. Umurengwe abantu bati ntarako byose n'ibiki. Buriya hari ibintu bitakigezweho Boringo, buriya ibintu byo kugenda abantu batonora ibigori bajugunya mu madirishya y'imodoka muri kaburimbo, ntabwo ari ibintu rwose ubona bigezweho, kubera yuko ubona ko nabo mu nzego zo hejuru bagenda babisubiramo, ariko ntabwo buriya byagakwiye kuba binavuna abo mu nzego zo hejuru, kuko turabizi yuko isuku ni isoko y'ubuzima. Iyo ufashe nk'uwo muneke wavugaga, uratonoye ujugunye igishishwa hariya, iyo ubaye umwe cyangwa babiri bikagenda biyahurira n'ibishishwa by'ibigori n'iki, bikurura amasazi n'ibicupa ibintu, ugasanga byakuruye amasazi. Nibikurura amasazi byanze bikunze, ayo masazi burya anagurukana mu mikorobe agiye atandukanye, ku buryo za sazi zivuye hahandi niziza zikaza
kugira naho zihurira n'abantu byanze bikunze ikibazo kiravuka. Ibyo kandi ukunda kubisanga ahantu ku dusantere tw'ubucuruzi, ahantu hahurira abantu benshi. Rero nubwo umuntu yaba ashonje nibyo umuntu wese yakenera kurya, ariko hari ukurya no muri gahunda. Abantu niba bageze wenda ku aho imodoka zihagarara bacuruza ibiribwa, imodoka shoferi ashobora guhagarara, abantu bakavamo bagakaraba intoki, bakagenda bakajya mu maresitora aho ngaho, icyo afata akagifata ariko ukabona ko yagifashe mu kinyabupfura. Ariko bya bintu byo kugenda abantu bajugunya ibintu mu muhanda bagira gute, mu by'ukuri ubona bitaniyubaye. Ibaze kuba noneho bimwe twavugaga byo gutereka umusatsi, noneho umuntu yateretse ubwanwa aratangiye ari kurya imineke n'ivoka cyangwa inanasi mu modoka, urumva ni ibindi cyangwa inanasi, urumva nawe kuri iyo shusho cyangwa iyo foto yumve umugabo ufite icyangwa uri kugenda avotora ivoka. Ntago rero uwo ari we munyarwanda ukenewe wiyubashye. Ubwo rero wa wundi uvuga ngo wenda ngo ntabwo ushonje kubera yuko utariye, ntabwo kuba umuntu ashonje bisobanura yuko agomba guta ikuzo. Kandi ntabwo umuntu akwiye kuba anakoreshwa n'inda. Umuntu wese yarya, ariko abantu bakwiye no kujira n'uburyo baryamo naho barira, kuko bya bindi urimo aho uri kurira byose biratekerezwaho, kuko ntabwo hano hose ari aho kurira. By the way, niba ari gutyo nabisobanuramo. Hari ukiri mu isuku wenda yijyanye n'ibyo kurya by'umwihariko, hari imvugo yamamaye rwose, niba ari umugani, niba ari imvugo, niba ari iki, baravuga ngo nta cyica umutindi, cyane cyane bijyanye n'isuku. Yaba yifitiye inyota agasuka amazi akagotomera ibyo kuba yaba amazi atetse cyangwa agiyemo indi miti yica udukoko, nta kintu bimubwiye. Yaba abonye urubuto nk'imbuto tugura ku masoko zitandukanye, zavuye mu mahanga, zavuye he, zahuriye mu modoka, zagize gute, agafata nta kuronga, nta guhanagura, agakocora akirira. Nambwira ati ariko ibyo ntabwo ari byo byagutera indwara, ati genda nta cyica umutindi. Ati n'ubundi igihe narapfuye byararangiye mu meniri. Ngo ni nk'abantu banywa itabi, bamaze ati kunywa itabi ngo n'ubundi ngo buri wese agira ikizamwica. Muri make akaba wagira ngo yamaze ku yari yigereye iki icyo kizamwica. Ubu wabaha ubutumwa ki mu bijyanye n'isuku y'ibyo turya, bavuga ngo nta cyica umutindi? Urakoze cyane. Ibyo ari byo byose buri wese afite nyine ikizamwica, ariko nta muntu ukwiye kugira uruhare mu rupfu rwe rimwe na rimwe ku buryo wasanga yarashyize ikizamwica hariya imbere. Niba umuntu abwiwe yuko kunywa amazi adatetse atari byiza, cyangwa se amazi atarimo siro, agakomeza kumva yuko wenda babimubwira ari uko wenda hari n'ababihuza n'uko wenda ngo burangwa ni ubukire, ntabwo guteka amazi ari ubukire kuko nta kindi bisaba. Nk'uko umuntu ateka ibyo kurya yateka amazi, gufata agacupa ka siro ukabaza umunyabuzima cyangwa ucuruza izo siro uburyo gakoreshwa, ukayivanga mu mazi, ugategura amazi, ukaba uyanyweye uzi ko nta mikorobe zirimo zamaze gupfa. Ibyo ntabwo ari ibintu bisaba ubukire buhambaye. Ubwo rero umuntu uvuga ngo nta cyica umutindi, ntago twamugira inama yo kumva yuko nyine ikintu cyose agomba gufata kugira ngo ashyire mu mubiri atabanje kubitekerezaho. Ahubwo inama burya zigirwa abo biyita abatindi n'abatari abatindi, kuko umubiri w'umutindi n'utari umutindi ni umubiri umwe. Byose birarwara. Byose birarwara, ni imibiri irwara. Ariko no kurinda umubiri byose birashoboka, kubera yuko umuntu niwe ugira uruhare mu kurinda umubiri we. Ubwo rero nta mpamvu yo kubaho nko kwiyahura, umuntu akabaho nk'uwiyahura kandi hari uburyo bwo kwirinda. Kandi burya ngo kwivuza wagira gute, wakwirinda, sibyo se? Yego. Kwivuza burya wakwirinda. Niba rero kwirinda bihari, ndetse tukabona n'inzego zitandukanye n'abajyanama batanga inama ku buryo umuntu yakwirinda, bigashoboka. Niba umuntu ashaka kwirinda wenda inzoka zinjirira mu kunywa amazi adatetse, ukagirwa inama yo kuyateka. Uwo ni umugisha, ni n'amahirwe. Kumvira burya kurafasha kuruta, kandi burya ubuzima bwose ni ukwiga. N'ubu rero turi kwigisha, kandi tuzakomeza no kwiga no kwigiranaho. Préfet de discipline cyangwa mu muyobozi w'imyitwarire ushinzwe imyitwarire mu bigo by'amashuri. Uvuga delegiteri w'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire. Ngo ndabisubiramo cyane se. Ubundi kuki muba bavuga ngo ni dodi, abashaka kudutuka ngo ni dodo. Ibyo nabyo burya ntabwo ari byo.
izi mu by'ukuri titire ya nyayo ni mu cyongereza ni deputy head teacher in charge of discipline. Washaka kubisobanura mu kinyarwanda ugenekereje ubwo ni umubungirije ushinzwe imyitwarire. Okay, urakoze muyobozi w'ishuri. Ubwo rero urakoresha ururimi rumwe muri urwo ngurwo n'urukundanira ntabwo urabura umunyamakuru mwiza. Titire ko ari ndende. Umuyobozi w'ishuri wungirije ugomba kubyongeraho. Umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe imyitwarire. Nuko muyobozi. Hanyuma reka tujye mu bigo by'amashuri. Aha twinjiremo. Ni ingorane ki muhura nazo mu bijyanye n'isuku no kwirengera? Yego, ziba zihari kubera yuko burya abantu ntabwo bakunda kimwe. Yego. Nta nubwo bumva ibintu ku rwego rumwe. Urabona buriya ikigo gihuriramo abantu b'ingeri zitandukanye. B'amahara kwinshi, baba abarezi, baba abanyeshuri, wenda ababyeyi ntabwo ari cyane, ariko nabo bagenderera ishuri kuko bafite n'abarepresentants b'abana by the way. Birumvikana cyane ko burya ujisha igisabo nyine ntiwatera ibuye, niyo mpamvu ababyeyi bagana ishuri. Bwana Isaac, ndakumva. Ngo ntashira yarekwa, ariko isuku mu by'ukuri mu gihe umaze mu burezi ubona isuku hari uruhare runini yaba ifite ku bijyanye n'ibyo abanyeshuri biga cyane. Ntabwo buriya urakoze cyane icyo kibazo buriya. Yego. Ni ingenzi kubera ko buriya ahubwo isuku ni igicumbi cy'imibereho y'ibigo by'amashuri. Kuko buriya niba ikigo cyaguze ibikoresho nkenerwa yego by'isuku, ubona amarakrete, ibiroso, amasabune, imikubuzo, yego, ikiba gisigaye abagomba kubikoresha cyane cyane abanyeshuri baba bagomba kubibyaza umusaruro. Hanyuma umusaruro uvuye muri ibyo bikoresho no kubikoresha ni ya suku nyine iganje mu kigo cy'ishuri. Iyo abana bari kwigira ahantu hasukuye, bambaye neza, ubona ari byiza. Rwose ubona n'ibyo biga babifata bakabimetiriza neza ugereranyije n'uko babasanga mu kajagari. Ibyo rero umusaruro uba yuko nta bata ishuri, nta barwaragurika, ugasanga n'imitsindire byanze bikunze igomba kujya hejuru kubera yuko ubwo indwara zanabaye nkeya. Hari abanyeshuri bamwe na bamwe cyangwa ni benshi, yego, ndetse nanjye ubwanjye nsubira inyuma nkumva byarabagamo nko kuvunishwa gahunda y'amasuku, ukabona abantu babigize intambara. Nibaza ko tuba twishyuye minerivare, ikigo cyagiye gishaka abakozi baza bagakora amasuku, bagakoropa amashuri, bagakora mu by'ubutwari, bakoza n'ayo masahane, bakatunganya ibintu. Njye naje hano kwiga, ntabwo naje kwirirwa nkora amasuku, nkubura, nkoropa, muri biki byose, harura imbuga n'ibiki byose. Ibyo bintu waduhaho umucyo ki? Ni impamvu icyo ubona nyine iyo mirimo yose. Ese nuko ibigo biba bidafite ubushobozi bwo kuba byakwishyura abo bakozi, bitanafite ngira ngo bakaba byaka ababyeyi, mu byita iki? Ni indi somo barishaka kwigishwa, cyangwa ni uburyo nyine bwo kugira ngo yenda ibigo byungukire mu gukoresha abanyeshuri bakora ibyo abandi bakozi bakunze kuba bakora? Nabivuze neza mo hagati cyangwa se ntangira kuvuga yuko buriya isuku, reka mbisobanure gutya, burya uwiga ntabwo yiga kamwe, kandi ikigo cy'ishuri nk'uko nabivuzeho ni pipiniyeri. Hari ubwo pipiniyeri mu kinyarwanda ni iki? Ni nk'irerero. Ni nk'irerero cyangwa se yego, ni irerero ritegura abayobozi b'ejo, abapapa beza b'ejo n'abamama beza b'ejo hazaza. Ni ukuvuga iki rero? Uretse ko n'ubwo bushobozi bwo kwangaje abakozi bakubura, boza ibyombo by'abanyeshuri magana, babatekera, babasasira, uretse ko ubwayo nayo ni ikibazo, ariko noneho igikomeye muri ibyo ngibyo ni uko ufashe b'abanyeshuri barerwa mu kigo cy'ishuri ukabaheza ku mirimo y'ibanze nk'iyo ngiyo, by'umwihariko irebana n'isuku, waba wagipfuye cyane. Kuko ni babandi n'ubundi ejo bazakura, barangiza ugasanga ni umupapa utabasha kuba yanakoza n'ibyombo mu gihe wenda abandi yenda batanahari. Kuko
kuko ubu umuntu ari umugabo ntabwo bisobanuye ko atakoza amasahane cyane cyane iyo anayariraho cyangwa n'abana be bayariraho cyangwa n'abanyamuryango be, ibyo ntabwo mbibona nk'ikibazo. Ni wa wundi uzasanga wenda umudamu ari mu mirimo ijyanye n'igikoni ariko ugasanga ntiyafata rakerete ngo akorope muri salo. Bigeze bimbaho ndi gukoropa iwanjye ahantu hafi n'umuhanda, sinzi umudamu wahanyuze ubona uri ku rwego rwe nyine, aravuga ati mbona arikanze, ati none se kuri gukoropa byagenze gute? Ndaseka ndavuga none ko ndi gukoropa iwanjye si ikibazo ni iki, kandi nubwo ataba iwanjye njye gukoropa numva ari ibintu bisanzwe kandi nanabikora nishimye. Wese yari yikanze iki? Ubwo yari yikanze ko nyine mfashe rakerete ndi gukoropa kandi ndi umugabo mfite ari umugore hari n'abana wenda n'abandi bakwiye ko babikora gutyo, ariko ugasanga n'ubundi ni ya myumvire ikiri ku rwego ruri aho ku buryo bwo kuvuga ngo wenda umugabo niba asigaye mu buriri yego ngo ntabwo ngo yasasa ngo ni igitangaza kibaye, ukibaza gusasa umugabo iyo ashashe bibiki ikibazo ni iki? yenda sasa nabi ariko burya baravuga ngo ruto nirwo rugendo cyangwa ngo ugenda ubyiga kandi ukanabimenya. Ntabwo ari ngombwa yuko niba utetse bwa mbere uteka ngo bigere ku rwego rwiza nk'uwabigize umwuga, ariko nanone ntabwo abantu mu rugo bakwicwa n'inzara ngo nuko utazi guteka, wagerageza ariko bakarya bigapfa kuba babikoranye isuku ihagije, burya nta kibazo. hari ukuntu abantu bajya ku masoko kugura imyenda itandukanye, yego ugasanga hari nk'imyenda abantu bakunda kwirinda rimwe na rimwe, abantu bagira ubute bwo kumesa ko atari abantu benshi burya bakunda kumesa, cyane cyane nk'iwacu muri Afurika usanga n'imashini zimesa zigenda ziba nkeya, ibara ry'umweru ryandura bikabije birihuta, ariko ukabona nk'ibigo byinshi ntabwo ari byose ariko ibigo byinshi ukunda kubona bitegeka abanyeshuri kugura amasogisi y'imyeru bakayambara, n'ubu barakora amasogisi yandura ishati hepfo hasi ku birenge ukandagira mu byondo ugize gute. Cya kintu mubona atari uburyo bwo kuremerera nk'abanyeshuri, niba no ku kigo nawe urereraho cyangwa nanjye bambara amasogisi y'umweru kandi y'umweru cyane rwose, ko mbona bisa no kubangamira no kugora nabi. Buriya rero kubera urwego abanyeshuri baba bariho ku myaka bariho baba bagitozwa, yego utabatoje rero kugira isuku kandi ngo yasuku uba ufite n'igipimo uyipimiraho ushobora gutsindwa, ukaba wakwibeshya yuko wenda abana bambaye amasogisi afuze ayumye ameze neza, ariko nyamara harimo ba bandi n'ubundi bigisaba urugendo rurerure ugasanga ntibabikoze. Ni ukuvuga iki? Uramutse ubatumye wenda nk'amasogisi y'umukara, hari n'uwazaryambara ku buryo rihinduka nk'idongo, ku buryo urifashe ukarikubita hasi rishobora gucikagurikamo kubera ryabaye nk'idongo nyine, ariko niba ryarabaye nk'urukwe, ariko ririya ry'umweru akazinga gato cyane duhita tubibona. Ubwo rero aba agomba gusobanura impamvu isogisi ryari umweru ryatangiye rihindura ibara kandi rigomba guhoramo umweru. Tuba dushaka ko basa n'amata rero bagasa n'inyange, bagakora muri uwo mujyo wo kuvuga ngo isuku igomba guhora iganje kandi yuzuye. bwabuze bya soko yabwo ya soko y'ubuzima ariyo soko bakayibunga. Yego rwose. Ngira ngo bwana muyobozi kandi umutumirwa mwiza wakoze kutuganirira muri mugoroba ku kintu gikomeye cyane cy'isuku kigora benshi. Abantu benshi baragipfa rwose, ugasanga ibintu byayoberanye, ugasanga umwana na nyina bagipfuye, umwana na sese cyangwa abanyeshuri n'abarimu n'abandi bayobozi bagenda babipfa nabo ubwabo, ugasanga mwarimu arakariye umuyobozi ushinzwe isuku arakariye undi mwarimu cyangwa umunyeshuri, ibintu byabaye. Ariko hari umuyobozi zishaka ko ari ugutwenza cyangwa byarabaye baje ati ikiwanyu hataba isuku nk'ibunaka, bajyana mu mujyi wa Kigali n'undi mujyi bagatireka burya abantu bagira umujyi bagira amasuku ni naba badafite ibiryo. Urugo rukennye ruhoramo isuku, ariko urugo rurimo inka, rurimo intama, rurimo amatungo ntabwo ibyo ngibyo biba ari ngombwa. Wa mugani ni isuku ntiyagiye guhinduka umurato, yenda binajyanye n'ubukene, ugasanga nta kindi abantu bariho bari kurata isuku, bari kwirirwa amazi. Yanjye ntabwo ariko mbyumva. Abantu bamaze kuyishyira mu mutwe bakumva yuko buri gikorwa cyose ugiye gukora ugomba kugikorana isuku, ukagenzura yuko niba ugiye muri dushe ugomba kuhasiga isuku. Niba rero umuntu agiye mu bwiherero, ni ukuri gerageza wihangane nawe ube imfura
umenye ko iyo tuwarete ugiyemo na mugenzi wawe buyikenere. Nubwo utasanga isuku wowe wakwiye kuyihasiga kubera yuko isuku ni isoko y'ubuzima. Ku bijyanye muri buri nguni yose ntabwo umuntu akwiye kuba yambaye igikweto kimeze nko ku mugongo w'ikivumvuri ntihanaguye, urabona mbese ni ibintu biri aho. Rimwe na rimwe kuko nuko urebye wambaye muri ubwo buryo akabona yuko nawe usuzuguritse. Rimwe rimwe cyane cyane muri rusange nta nubwo ari rimwe na rimwe abantu dukunda kubahwa, dukunda icyubahiro, ariko reka dushaka uburyo natwe twiyubaha kandi tunyujije mu gukunda isuku. Kubera yuko umuntu nakubona nawe udakunda isuku, wenda ni bwa bwiherero ugiyemo ubusohotsemo abwinjiyemo asanze nta marorerwa ahari, icyo cyubahiro yagikura he? Tujye tubitekerezaho kabiri, nitubigira umuco tuzagira ubuzima buzima, tugire ibigo bizima, tugire imiryango mizima, tugire igihugu kizima gitemba isuku. Kandi burya isuku niba yari yuzuye n'ubuzima burya icyizere cy'ubuzima kizakomeza kizamuke kandi bizatubera umugisha. Bwana muyobozi, asante sana kabisa, turagushimiye bivuye ku mutima. Reka dusabe n'abakunzi babo Birimo TV, uyu muyoboro wacu badukunda kandi bakunda gukurikirana ibiganiro tubagezaho, uko tubonye akanya ntabwo tuzahwema kujya tubazanira ibyiza byose byatuma turushaho kugirirana agasuku, gusukurana, kugirana inama. Ari ikintu nashaka kongeraho? Boringo, ari ikintu nashaka kongeraho. Buriya twavuze ku isuku ariko wenda tuyivuga nk'abantu. Buriya isuku igira isoko no muri Bibiliya. Abantu benshi wenda ntekereza ko n'igihugu cyacu cyemera ubukristo, abakunda inkuru za Bibiliya iyo ugiye mu gutegeka kwa kabiri niyo biti y'umukamisiri kuri bane ni mu kuva. Igitabo cyo no gutegeka kwa kabiri, ubwo wenda mu zindi Bibiliya sinzi uko bacyita. Iyo mu gice cyawo cya 23 ku murongo wa 14 ndetse n'uwa 15, wenda abakunzi ariko nutakunda Bibiliya kubera ko ni isomo ukwiye usangayo. Bavuga ku mateka y'Abayisiraheli igihe bari mu butayu. Imana yabibukije yuko bagomba kugira isuku mu gihe bajyaga kwiherera, ibabwira igikoresho ngo bita igihosho bagombaga kwitwaza, kuko mu butayu ni ahantu h'imicanga gusa. Ubwo mu buryo bwo kwiherera bagombaga gucukura hanyuma bagakemura ikibazo ariko bakongera bagatwikira. Ibyo rero Imana yabigizemo uruhare, ibibutsa ko uwo muco w'isuku bagomba kuwusigasira, kuko iyo bidakorwa gutyo yababwiye yuko Imana itatuha hagati y'ingando irimo ikivu. Ubwo rero no mu kigo cy'ishuri bavugaga, buriya ikigo cy'ishuri ni umudugudu w'ubuhungiro. Umudugudu w'ubuhungiro rero abantu bangana nk'abarimo baba bamaze kwisangamo baba bakwiye kwirinda ikibi cyose, kandi ikibi cya mbere buriya ni uwo mwanda, kugira ngo rwose babeho mu buzima buzima, cyane yuko wumva n'Imana yibutsa mwene muntu kugira isuku kugira ngo agire n'amagara mazima. Numva ari icyo ngicyo narimbaye nkaho nsiga, ariko ubwo nacyo nkibutse. Imana ishimwe cyane. Asante sana bwana. So turabashimiye, reka twongere tubibutse kandi tubisabire. Turabizi yuko ntawe bizakenesha nta numwe, ndetse aho byadufasha kurushaho gukomeza kubaha ibiganiro byiza by'ubwenge. Nyaboneka gukanda kwako kazogera, ukaduha subscribe, ukasharinga, ukajya ikiganiro ukajya na mugenzi wawe. Dore turababyeyi, turabarimu, dufite byinshi tuzinjana mu masomo nyirizina, dukomeze tugenera abanyeshuri bacu, abana bacu Rwanda rw'ejo n'ibyiza bikwiriye. Rero umuntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda, waba ari mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, abambutse inyanja bakajya hirya no hino ku migabane itandukanye, abo muri diaspora, aba diaspora bose, ni umwanya mwiza wo kudushyigikira, gukomeza guhanahana no kungurana ubwenge n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Turabashimiye, tubifurije umugoroba mwiza. Nakagaruka, turabakunda cyane kandi nabo Birimo TV mugira umugoroba mwiza. Bwana Isaac, nawe twifurije umugoroba mwiza. Murakoze cyane Boris. Asante sana. Murakoze.